ikaze mu kiganiro BaradaVibes ngiye kuganira cyangwa se kuvuga ku kibazo umuntu yambajije ati mutandukanye n'umuntu hari ikintu mwapfuye ntihagire n'umwe usubira inyuma ngo asabe imbabazi byagenda gute. Ahangaha rero sinzi ikintu mwarapfuye gituma mutandukana mutavuganye. Mba numva harimo urwikekwe rukaze cyangwa se akaba arimo no gutsimbarara. Umwe akagenda akavuga ati natampamagara nanjye sinzamuhamagara, nadatera intambwe ya mbere nanjye ntabwo ari byo uzayitera. Ugasanga buri wese ari mu nguni ye, buri wese yihagazeho ukwe. Mbifata nk'uburyarya kuko niba hari ikintu mwapfuye murakizi, niba ari mugenzi wawe wagukoshereje, kuki utamuhamagara ukamubwira uti duhure tubiganireho, mukabiganiraho. Byaba ari ibituma mushwana mutandukana bikaba clear, byaba ari ibintu bituma musabana imbabazi mukazisaba, ariko ntimumara ukwezi amezi abiri. Hari n'abantu usanga bamaze hafi umwaka batavugana, bahura nanone bitese twari dukumbaranye bakongera bagasubirana nkaho nta kintu kigeze kiba. Ese ibyo ni ibiki? Ahangaha haba harimo amahirwe menshi cyangwa ibyago byinshi byo kugira gute, byo kongera gushwana, kuko ikintu cya mbere mwapfuye ntimwakivuzeho, ntago mwakiganiriyeho ngo mu gicoce kirangire, noneho mukongera mugahura nkaho nta cyabaye, ubuzima bugakomeza. Haba harimo uburyarya, kuko ntekereza yuko iyo mugarutse mukongera mugahura ntago mwisanzura nk'ukuntu mwahoze mwisanzura, kuko buri wese aba agenda yingengesereye, buri wese aba agereza gute, aba arimo ashyiramo akarenge kamwe n'undi ashyiramo akarenge kamwe, nta wire ku 100%, kuko abavuga ati n'ubundi bizongera, kandi koko birangira byongeye. Niyo mpamvu rero niba mupfuye ikintu mu rukundo, mukundana, mugapfa ikintu, mukivuge, ikibyimbye kimeneke, mucoce ibibazo mufitanye. Niba ari ibintu bituma mukomeza, ariko mukomeze muzi yuko nta bintu mugize gute muhishahisha, kuko kurenzaho mukareka ikintu, ejo mukongeraho mukareka ikintu, ejo mukongeraho mukareka ikintu, n'uburyarya. Kandi ubwo buryarya buvamo iki? Buvamo gushwana, ahubwo mugashwana nk'abatinde, mugashwana nabi. Hari igihe akenshi nkunze kubibona ku bakobwa, ugasanga umuhungu yaragiye araceceka, ukibaza ibibazo ukisubiza, bimwe ukabiburira ibisubizo, ko yacecetse ari umuhungu. Wowe wakoze iki nk'umukobwa? Kuki wicara ugategereza ukavuga ngo azaza nsaba imbabazi, azaza ambwira icyo nakoze, azaza bigende gutya? Kuki wowe niba wiyumva koko uwo muntu ari umuntu w'agaciro, cyangwa se hari ibintu byiza mwabanye, kuki utagenda ngo muhure mubiganireho bibe clair? Kuki utekereza ko agomba kuza kukureba wowe ntumurebe? Kuko ari we waguterese, yaraguterese nibyo, ariko noneho mu gihe mwari murimo mukundana byari kimwe. Gomba rero niba yaracecetse atakuvugisha, mushake muvugane, mumenye icyo mwapfuye. Reka tuganire kuri iki kintu. Umuhungu n'umukobwa barakundana, barashwanye, hari ibintu bituma mutumvikana mutavugana, mukagenda mukamara amezi 2, 3, 6 mutavugana. Umuhungu kuko ari utereta yenda akongera akagaruka bundi bushya, akazana indabo, akagusohokana, mugakomerezaho nkaho nta kintu cyabaye, muri muhemikino. Ese muri ayo mezi 6 yararihe? Wowe waruri? Tuvuge mu bintu by'urukundo, yakundanaga, yateretaga, wese wari umeze ute? Baguteretaga, byari bimeze gute? Ejo mwamara n'umwaka bishyushye, ejo mukongera mugashwana, kuko ariko kamenyero kanyu cwe, buri wese akagenda akicecekera ku ruhande. Iyo ugenda ugaruka gutyo, wa muhungu we uba uri mu biki? Ese mukobwa wowe, umuntu aragiye, ntuzi ikimujyanye, aragarutse, ntuzi ikimugaruye, arongera aragiye, mupfa iki gituma agenda akamara icyo gihe cyose atavuga? Muhuzwa n'iki se gituma agaruka none ukongera ukamwakira? Ugasanga nako gakino mwiberamo, abantu ntibazi niba mukundana, ntibazi niba mwarashwanye, kuko uyu munsi muba mwashwanye, ejo mwasubiranye. Ahangaha rero niba wa mukobwa we cyangwa wa muhungu we bino bintu bikubaho ubirimo, reka nkubwire, ntago ubuze icyo ushaka mu buzima. Ni hahandi nyine, niba ufite umwanya uragenda ujye kuzerera, ujye kwirukanka hirya no hino. Niba byanze hirya cyangwa se bitagenda neza, ugaruke kuri wa wundi, kuko ahora gutegereje, cyangwa nawe ntazi ibyo ari byo, uraza kwakire nyine ayore uko yakabaye. Muri kumwe yego, ntago muri kumwe nabyo bimenyekane, kuko iyo mufite izi parapara, reka nkubwire, nizo zinatuma n'urugo rudakomera. Kuko niba ufite izi parapara, uyu muhungu akagenda agakubita amezi 3 akagaruka ukongera ukamwakira, njye nibaza nushaka n'umugabo muri mu rugo warubatse urugo rwawe,
uyu muhungu mwahoze mukundana wagendaga agaruka umunsi azagaruka aho ntuzamwakira, ntuzibagirwa ko washatse umugabo wubatse urugo ukakira nk'uko uhora umwakira. Ese muhungu, njya nibaza umunsi urashaka umugore wowe ntabwo uzibeshya ukagaruka handi uhora ugaruka buri gihe. Ejo umwe yashaka ngo kanaka yarampemukiye, yaguhemukiye gute? Kuko nawe wari ubifitemo uruhare, kuko yaragiye akakwihorera ntakuvugishe, wewe waramuvugishije. Yaragiye ntakuvugishe, wamubajije icyo mwapfuye, yaraguhunze yanga kugusubiza. Ese aho agarukiye ukongera ukamwakira, mwigeze muvuga muti okay reka tubanze ducoce ibyashize, ducoce ibyo twari twarapfuye ubushize turebe niba dukomezanya, cyangwa uhise wongera urakira urahobera ubuzima bukomeza nkaho nta cyabaye? Aho ngaho niho ugomba gushyira utubazo. Mbere rero yo kuvuga ngo kanaka arampemukira, kanaka bimeze gutya, ujye ubanza urebe wowe uteye ute, ubyitwara mute. Nsoza rero nagira ngo ngusubize ku kibazo wabajije. Niba ukundana n'umuntu mukaba mutandukanye hari ikintu mwapfuye, niba ari ikintu yagukoshereje bimubwire, agusaba imbabazi cyangwa yange kugusaba, umenya aho uhagaze. Kuki utegereza yuko ari we ugomba kuzaza kukureba? Natamvugisha bizabireke. Murimo muhimana, mwapfuye iki? Mwarashwanye se? Muhagaze hehe nk'abantu bakundana? Niba ukundana n'umuntu akagenda agaceceka burundu ntakuvugishe, atarakwanze cyangwa ngo agukatire ubimenye, kandi nta nicyo mwapfuye, wakora iki? Nta kintu mwapfuye koko? Ni iki cyatumye se agenda agaceceka? Acecetse se we waravuze? Umuntu yakuvugishaga buri munsi ageze ahantu arahagaritse kubera iki? Wowe ujye umuvugisha cyangwa iteka ubuzi ko ari ugomba kukuvugisha? Muvugishe nyine. Mwapfuye iki? Kimubaze. Wowe uribwira ko yenda nta kintu mwapfuye ariko wasanga gihari. Ese ubundi ariho? Uzaho ari? Kuki utamuvugisha se? Niba yakuvugishaga kuki wowe utamuvugisha? Wikwihagararaho ngo utsimbarare. Wasanga avuga ati nawe azaze ambaze, nambaza nzamubwiza ukuri. Kuko guhora wicaye uvuga uti ariko ese buriya niki cyatumye aceceka? Ese niki cyatumye agenda? Ese kuki atamvugisha? Ese twapfuye iki ko numva ngiye nta gihari? Ibyo bibazo byose hari umuntu wabigusubiza. Kuki ubyibaza? Ese nuko yakwihoreye kugira ngo arebe wowe icyo wakora? Hari igihe wicara ukavuga ngo azamvugisha akakwibagirwa. Uzi ko ibingibi ari nabyo bituma umukobwa ugasanga yarafite umuntu bari bamaranye igihe, yaceceka nkuko ubivuze ngo agaceceka burundu, nawe waceceka, hagira no kubaza izina utariko se buriya namwemerera kanaka se yagaruka. Haguruka ugende umushaka umenya aho uhagaze. Bakobwa mutinyuke. Barababwira ngo mutinyuke no mu bintu byose. Utinyuke wige ikoranabuhanga, utinyuke wige siyanse, ariko utinyuke umenye no kuvuga, utinyuke umenye no kwifatira ibyemezo. Ahanga ni hahandi usanga umuntu yaraba ameze nkaho ari inzira karengane, ari victime. Umuhungu azagutereta akuvugishe, nanacece kutegereze ko agaruka kukugira gute kongera kukuvugisha. Wowe uri murakora iki muri relation ni mpanguhe mu kuganira, mu kwibaza ibibazo, ntabwo ugomba kubibaza abandi. Bivuze yuko utazi icyo ushaka, bivuze yuko muri relation yanyu ari one way. Nukuvuga ngo n'umuhungu utereta, n'umuhungu gusura, n'umuhungu guhamagara, n'umuhungu kuvugisha. Wowe nta kintu uri mukora. Iyo ibyo bintu bihagaritse wowe ukora iki? Ko atakuvugisha wowe uramuvugisha? Ko yagiye agaceceka wowe waravuze se? Akagenda akamara ukwezi yangiza yakongera nyewe hita mbona umuhungu nyine yibereye muri aventure, akugezeho abonye umushyashya amugiyeho, wowe warakwibagiwe, yakongera yakanguka yakwibuka ati ko ngukumbuye se twongere duhure, nawe ugateramo agapanara ati ndahari. Ahangaha mbyita ko ari ukuyora ivu. Wigize agatebo uzayora ivu. Sinumva ukuntu umuntu mukundana amara ukwezi mutavuganye yakwegura urutsinga yaguhamagara ati ndagushaka, nawe uti ndahari, ndagukumbuye, uti nanjye ndagukumbuye. Kandi hari ibibazo wari umaze iminsi wibaza. Hari ukuntu wararaga udasinziriye, amarira warize wibaza icyabaye. Why? Mwarangiza ejo ukavuga ngo aransuzugura, ngo aranyanze. Kuki uba passive? Nano bikanambabaza kuko ukuntu uba witwara ntago ari ko uteye. Barumuna bawe, basaza bawe, abantu muri famille barabizi ko uri isasu. Baravuga ugatanga igitekerezo, ntago uri insina ngufi. Ariko wabona umuhungu ugahita ubikibabi, agakandagira akazunguza, agacisha hirya no hino, ugacece kukaguma hamwe. Kubera iki? Kuki mu rukundo uterekana uwuriwe? Ntimukajye mutinya kwerekana abo muri we. Mu rukundo ujye werekana uwuriwe, umuntu agukundira uko uri cyangwa kwangira ukuri. Iyo kwanza arakomeza uzabona ugukunda ukuri kurenza uko wigira uko utari, yaza agira ngo nukumeze agasanga urundi muntu.
reka rero nsoza nkubwira ngo niba umuhungu atakuvugishije mubaze impamvu, mushake nyine mubiganireho, wijya kubibaza abandi, genda rero umubaze kanaka wabaye amahoro kutakimvugisha nakoze iki. Nakubwira ko ntacyo wakoze umubaze ute ese turacyakundana, akubwira ati yego cyangwa hoya, niba ari wowe nyine umenya aho uhagaze. Nakubwira ati yego turacyakundana, umubwire utise ko tudasa nk'abantu bakundana, ko mbona ibyo abakundana tutabikora bitewe n'ibyo mukora nyine nk'abakundana, niba muhamagarana niba musurana, ibyo bibazo byose ufite ubimubaze, hanyuma umenya aho uhagaze, ntiwishakire ibisubizo cyangwa ngo wikinge ibikarito mu maso. Ukajya kumva umuntu amaze amezi 3 anatakuvugisha, wajya kumva hasohotse invitation ngo afite ubukwe, wangize ukarira ngo twarakundanaga. Mwakundanaga gute? Ni gute ukundana n'umuntu mukamara mu kwezi mutabonana mutavugana kandi aba mu Rwanda? Kuvuga ngo nta kintu mwapfuye, urabizi neza ko nta kintu mwapfuye. Ni gute nta kintu mwapfuye mukaba mumaze amezi angahe iyo minsi yose mutavugana mutabonana, utaza amakuru ye ataza yawe kandi wicaye? Ese uri mu yihesi ituma utamubaza? Uramutinyira iki? Urimo uratinya ukuri? Hari n'igihe wanga kugira gute gukoma rutendere, ubuze mbimubaje agahita ambwira ko yanyanze, none ubundi aragukunda.